ashimwe nanjye kandi kubaramutsa mbifuriza ngo barakubana namwe bamerere hose. Rero uyu munsi turimo turagana ku musozo tuvugana hejuru yo kubaka iherezo duhagaze mu itanguriro. Tumaze iminsi itari mike turimo turavugana kuri aya magambo twavuganye ibintu bigera muri 4 bishobora kudufasha kubaka iherezo duhagaze mu itanguriro. Nahawe nahanjye wo kureba izo nyigisho kuzisubiramo zirari kuri page ya Facebook ndetse no kuri channel ya YouTube ya LGC Ministry. Ushobora kuzihasanga, ushobora kujya kuzireba, zikagufasha zikakubaka ukarushaho gusobanukirwa birushijeho aya magambo tumaze igihe kirekire turimo turavuga hejuru yo kubaka iherezo duhagaze mu itanguriro. So uyu munsi tuvugana icya gatanu cya nyuma. Bibiliya tubwira ngo igitabo cy'Abaheburayo cya 12 umurongo wa mbere aravuga ngo dutumbere Kristo nibo banze byo kwizera kwacu, yihanganiye umusaraba ahubwo umunezero wamushyizwe imbere, yemera gupfa urupfu yapfuye rw'akinyaguro utayisonera ubabaje cyane, nubwo ari umwana w'Imana yari umukwera kwe mu cyubahiro ntiyabona ko ari byo kugundira, arabisigara amanuka aza kudupfira kugira ngo ugiye nawe uyu munsi wa none tutari dufite Imana, twari kure y'amasezerano, twari kure y'ikiro cy'Imana, twari twaratakaye, twarazimiye, atugarura kandi mu kibanza twari twaratakaje ubwo Adamu yakoze icyaha. So rero cya gatanu turangirijeho ni ukwiga ubuzima bwacu gutumbera Kristo kuruta ibindi bintu byose, gutumbera Yesu Kristo nk'umwami wacu, kumuhanga amaso n'ibanga rikomeye cyane. Dawudi yararisobanukiwe muri Zaburi ya 16 umurongo w'8 aravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanjye iteka, nicyo gituma ari buryo bwanjye ngo ntabwo nzigera nyeganyezwa. Iri ni ibanga rikomeye cyane. Dufite Imana ibera hose icyarimwe, itegeka ibihe, iganza ibihe, itayobogwa n'ibihe, ariko niyo ibiyobora, ibiganza, ibitegeka, ibitubaho, ibidushyikira, ibitugerageza, duhura nabyo byose. Suko Imana ibitaba yabibonye cyangwa se ibiri busy cyangwa se yasinziriye, ariko mu by'ukuri Imana iri kuri control, yo iri hejuru y'ibihe, ni igihe ihagaze hose, iri hose, izi byose, tegetse byose, ganyeje byose. Rero iyo Mana muri ubwo bukuru bwayo, muri ubwo bunini bwayo, yahisemo no kutubera ndiho, yahisemo no kuba yava muri ubwo bubasha bwose bwayo bwo kubera hose icyarimwe, ariko iravuga reka ni compresse nze mbane nawe mu gihe cyawe urimo kugendamo cyangwa se urimo kubamo. Imana izi byashize, izi birimo biraba muri aka kanya, izi nibizaho mu myaka iri imbere tutazi uko yabingana kose. Ariko rero ibanga ryacu muri kino gihe turimo duhagazemo, Imana igendana natwe, ikaza ikabana natwe mu gihe tuhagazemo turimo. Imana yaganirije Abrahamu mugira amasezerano izamukorera, yaje gusohora ku bana be, ariko Imana yaje kuganiriza abana biwe, yarababwiye ngo cyangwa se abuzukuru b'Abisirayeli, yarababwiye ngo ndiho yabantumyeho. Ibwira Mose ngo babwire ngo ndiho yabantumyeho. Ni Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo bari bayizi nk'Imana yo muri kahise. Twarayumvise, yahamagaye Abrahamu, yamukoreye ibikomeye, yamuhaye umwana ashaje, yamuhinduriye amateka, yamuzuriye, yamuhaye inama icungura Isaka. Hari ibintu byinshi cyane bari bazi kuri Abrahamu no kwizera kwiwe, yari amateka kuri bo, ariko Imana y'amateka kuri bo yashaka kuba Imana ifatika mu gihe cyabo. Irababwira ngo ndiho yabantumyeho, uyu munsi ngiye kwiyereka. Ibya bintu mwumvise byose Abrahamu yakoze, yagendanye nanjye, yakoranye nanjye n'ibindi byose mwagiye mwumva, iki ni igihe cyanjye namwe ku buzima bwanyu mugiye kwibonera gukora kwanjye cyangwa se ugukomera kwanjye. Rero nawe muri bino bihagazemo hari byinshi wumvise bavuze ku Mana, wabonye, wumvise bitandukanye, ariko Imana irashaka kubera ndiho mu buzima bwawe. Ariko ibanga ni iri ngiri, iyo wayishize imbere yawe iteka. Dawidi aravuga ngo nicyo gituma ari buryo bwanjye sinzanyeganyezwa. Ubundi uyu munsi uranyeganyejwe kubera iki? Hari ibyo washize imbere, ibyo ngibyo ntabwo biguha imbaraga. Icyo twashize imbere yacu cyo kiduha gukomera, cyo kiyobora ubuzima bwacu, cyo kiduha kurangiza neza. Abantu benshi cyane bashize imbere amafaranga, iyo amafaranga ari ibintu amafaranga ahura nabyo, amafaranga adashobora gukemura. Nubwo Bibiliya tubwira ngo amafaranga ni ibisubizo cy'ibintu byose, ashobora gukemura ibintu bitandukanye, ariko araho tugera amafaranga akananirwa. Uyu munsi Covid, amafaranga ari mu isi ntabwo aduhaye kurangiza Covid. So ngomeza hari ibintu byinshi cyane twavuga hejuru y'amafaranga adashobora gukora, ariko mu by'ukuri amafaranga yaguha kuvoyaje isi yose, ariko amafaranga niyaguha kunezerwa mu gihe urimo uravoyaje n'ibyo byose. Amafaranga niyaguha amahoro, hari wavuze ngo wafazane ngo kurira muri V8 yo kurira ugenda ku igare, ariko byose ni amarira.
amarira yose arasa, umugani wawe ni ngo amarira yose arasa, nta marira atukura, nta marira y'umweru, yose arasa, yose ameze kimwe. Ayo waririra muri V8 niyo waririra ku igare. Ikibazo saho wayaririye, ikibazo ni cyaguteye kuyarira. So ibyo byose rero cyaguteye kuyarira, amafaranga ntabwo yagihagarika. Yaza kuba gihagarika, abantu benshi ni munsi none ntabwo barimo bariyahura bafite amamodoka, ntabwo barimo bariyahura bafite amazu, ntabwo barimo bariyahura bafite ibyo byose tubona abantu birukira muri bino bihe. Rero hari ikintu kiduha gukomera mu bihe bitoroshye, icyo twashize imbere yacu iteka. Rero icyo nta kindi bidutubwira yuko byose bizakugwaho, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ikindi kandi ngo bubatse kuri iryo jambo bameze nk'umuntu yubatse kunzuye ku rutare, ntabwo azigera anyeganyezwa. Gutumbera rero Kristo mu buzima bwacu, dutumbereye ijambo, niwe jambo. Iyo turitumbereye rero, iyo mvuga ijambo, ntabwo mvuga ijambo ryose ryo muri Bibiliya, kuko amagambo yose ari muri Bibiliya ntabwo ari ay'Imana. Turabona amajambo ya Satani muri Bibiliya, turabona amajambo abantu bavuze, turabona amajambo y'abantu batandukanye bagiye bavuga muri Bibiliya, ariko ugomba gusoma Bibiliya ugasobanukirwa ijambo Kristo muri iryo Bibiliya, ugasobanukirwa, ukamenya, ugatahura Kristo no kuvugana nawe. Iryo jambo rakakubwira, ryo kubaka, ryo gukomera, kuko Bibiliya yibizemo ibintu byinshi cyane. Iyo usomye nta mwuka wera ushobora kumva Yesu, ariko iyo usomye ufite umwuka wera, biratubwira ngo umwuka wera yaje kuduha kubyo biri muri Yesu, kubidushiramo. Cyo cyo gusobanukirwa rero, no gutahura. Iyo urimo kwisoma, urimo kwitumbera, ugomba kubona Yesu muri biriya bira, kuva muri Genese kugeza mu byahishuwe. Ni Yesu tugomba kubona. Ibindi byose iyo utabonyemo Yesu uri kure cyane byo kugendana n'Imana. Biratubwira ngo yashize imbere y'Ibiteka, nicyo gituma ari buryo bwe ntabwo azigera anyeganyezwa. Dawidi yaragaze imbere ya Goliyati, ntabwo Dawidi yigeze abona Goliyati, yabonye Imana, yarenye Goliyati, abona gukomera kw'Imana yabanye nawe mu minsi ishize, igiye kubona muri uwo mwanya kamuha gutsinda Goliyati. Niryo banga rero ngo uhaye muri uyu munsi wa none turangiza izi nyigisho zacu zo kubaka Yesu duhagaze mu itanguriro, nuko Imana, ya Mana ibirose cyane iri muri kahise, iraza ikabana natwe uyu munsi mu bihe turimo turacamo, ikatubera ndiho muri aka kanya, bigatuma tutanyeganyezwa n'imiyaga n'imiraba n'ibigeragezo n'amagambo n'ibiduca intege n'ibidusubiza inyuma, kubera yuko ya Mana yabanye natwe. Iburyo bisobanura iki? Ni kote y'imbaraga, kote y'ububasha, ya autorite. Aho niho Imana izikabana natwe mu gihe abandi badendebukiye, bacitse intege, bihebye, basubiye inyuma. Cyo gihe twe dukomera. Abantu bakibaza se ko ta modoka, ta nzu, ta kintu kigaragara afite cyatuma nezerwa, bigenda gute ngo nezerwe? Ibanga nta rindi, nicyo washize imbere yawe, kikuyobora, nicyo kikuganza, kandi nicyo kiguha kurangiza neza. Abantu benshi cyane rero uyu munsi wa none, kuko bashizeho ibindi bintu imbere yabo, uyu munsi byarabayoboye, bibayoboye hehe? Umubabaro n'agahinda. Kuko bashizeho ibindi imbere yabo, uyu munsi byabayoboye hehe? Byabayoboye umubabaro, byabayoboye mu kwiheba, abandi byabayoboye mu kwiyahura, abandi byabayoboye mu kugira ingeso zipfuye zidahesha Imana icyubahiro, abandi birabaganza. Uyu munsi buzuye depression, buzuye imihangayiko, buzuye gucika intege, buzuye negativity iteye ubwoba, kubera yuko bashize ibintu bindi imbere, batashize Kristo imbere mu buzima bwabo. Biravuga ngo Yesu Kristo yahanganiye umubabaro, ubwo umunezero wamushyizwe imbere, ngo niyo wahanje cyo kwizera kwacu, ngo tumutumbere wahanje cyo kwizera kwacu. Ikimpamvu tumutumbera nta kindi, nuko yatweretse yuko umubabaro wose uko waba ungana kose, ibi byose uko bimeze kose, dushobora kubicamo nibitukuremo ubuzima Imana yadushizemo, ahubwo tugatanga ubuzima Imana yadushizemo, nubwo turacamo muri ibyo bihe. Yesu Kristo yaciye mu byo yaciyemo byose, kari akabuto kamwe kemera gupfa kugira ngo muri we havemo imbuto nyinshi cyane, Imana yunguka abana benshi. Rero muri ibyo bihe arimo gucamo, niho twebwe tuvukira, niho twebwe tuva, niho twebwe dukomoka, niho itorero rivukira. Rero iyo turahanga Kristo amaso, wihanganiye umusaraba w'ubumwe wamushyize imbere, natwe iyo tumutumbereye tubona umunezero ukomeye cyane. Yarimo arareba, bigaduha gukomera, akatwereka ibituma duhagara dushikama, atura mwihangane, ntacyo muri bube. Imbere ni heza, imbere hari icyubahiro, imbere hari ubwiza, imbere hari bikomeye. Niyo mpamvu Stefano wabatera amabuye, ariko batumbereye Yesu. Yamutera amabuye, yaratumbereye Kristo, babona ijuru rikingutse, bamutera amabuye, akababwira ati ariko Imana ibababarire, ndabona umwana w'Imana uhagaze iburyo bw'Imana. Aya ari amagambo akomeye cyane, byari bikomeye kuri Stefano, ariko ntabwo byamubujije
kurangiza neza nubwo ari mu bihe bitamwemerera kurangiza byo gutotezwa. Uyu munsi umuntu akubitwa n'inzara akihakana Imana. Uyu munsi umuntu akubitwa n'amagambo akaba avuye mu masezerano y'Imana. Uyu munsi umuntu bamuhimbira ibinyoma, umuntu akabasezeye iby'Imana. Bamubwire na Yesu bamwise umwami, akoreshwa n'umwami w'abadayimoni Beelzebul. Yesu bamuhimbiye byinshi bitandukanye, ariko ntabwo byamubujije guhangara ibyo bihe, abicamo ararangiza dusigira ubuzima. Natwe tumo turaca muri ibyo bihe, gusobanukirwa rero n'ubanga rikomeye no guca muri ibyo bihe, uba ugiye kwinjira muri faze yo gutanga ubuzima. Biravuga ngo bazamwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izahodubiza iva mu nda zabo. Abatotejwe mu gihe cy'intumwa, uko bagiye batotezwa byatumye itorero rikomera kandi ritanga ubuzima. Babwira ati mwitegure ubwoko bw'Imana muherere hose. Ibintu bihe tumo turacamo ni ibihe tugiye gutanga ubuzima uburyo bukomeye cyane, ariko uko bimeze kose tugomba gutumbera Kristo amaso muri bino bihe. Uko byaba bimeze kose niwe banze ryo kwizera kwacu ndetse niko gusohora ko kwizera kwacu. Yesu abamugisha, Yesu abahezagire. Yaridishimwe ko muraganira kuri aya magambo, ureke guhanga amaso ibindi byose, kuko vewe tushobora no kuva muri tutayihawe, kuko ari amasezerano Yesu azakomeza gusohora muri iyi si itorero ritagihari ubwoko bw'Imana. Hari abantu twahanuri bazasigara muri iyi si barongora kandi batagiye mu ijuru, bazasigaramo bararongora bagira mariage kandi batazazamuka mu ijuru. Kubera iki? Kwizera kwabo aho kwari guhanza amaso Kristo, kwari guhanza amaso ibindi, bazasigara babijya, bazasigara babibamo ariko bamerewe nabi. So tube maso, twitonde duhanga amaso muri bino bihe kuruta ibindi, kuko hari n'abavuga ngo amasezerano yanjye yarasohora. Ushobora kuzasohora utarargiye n'itorero, agasohora ariko wasigaye mu isi. Be careful, cyunga, suzuma ibyo utumbereye amaso muri bino bihe. Sinkubujije kureka amasezerano yawe, sinkubujije kugira mu byiza Imana yakuvuzeho, ariko icyo nkubujije no kubyubakiraho. Yesu abamugisha Izagire Eredishari wabaganirizaga kuri ubu butumwa tumaze igihe kirekire turavuga ko bakihereza udogaze mu itanguriro. Twihuta twubaka gusa, ariko twibaza ibyo tumo turubaka, ese mwiherezo bizarangira gute? Se turazarangiza neza, tuzasiga umurage mwiza. Ese aho turimo turajyaho bazatwakira badushira hehe? Badushira umuriro utazima, nimwe bazatwakira dushyira mu bwami buzahoraho iteka ryose bw'umwana wayo kundi ari we Yesu Kristo twakiriye mbere yuko tuva muri iyi si, kuko ubwami bw'Imana buri hano burimo burakora. Ababwakiriye nibo bazabubamo, abatarabwakiriye bazaba bari mu bundi bwami nabwo buzabakira. So ndaguhamagarira rero utarakizwa twarakira Kristo mu buzima bwawe, kandi akanya keza ko kumwakira ko ubuzima bwawe Yesu, cyane ko ntabwo ufite, kuko yaje kuguha ubuzima wari mu rupfu. Rero nakanya keza kawe kugira umutima wawe ngati Yesu ndakwakiriye mu buzima bwanjye, mbere umwami n'umukiza unyobore ubuzima bwanjye guhera uyu munsi, buhanga amaso wowe guhera none iteka ryose. Imana igumugisha, Imana ihezagire watuye amagambo. Shaka itorero rikwegereye cyangwa se utwandikire, turashobora kugufasha kukuyobora no kuguha izindi ntambwe zikurikira nyuma yo kwakira Yesu mu buzima bwawe. Imana ibahezagire, Imana ibumugisha. Tuzakomeza n'aya mezi ari imbere tumo turavugana hejuru y'andi magambo Imana yazize ku mutima. Ndabatera amatsiko cyane, tugiye kwinjira mu nyigisho zitwa ngo 3DM. Tuzabaha ubusobanuro mu minsi iza. 3DM isobanura iki n'iki, iyo 3DM abatuzaniye ni ibiki. Shalom, naho utaha rendezvous muri 3DM. Yesu abahezagire cyane. We love you guys. Be blessed and be safe. Ciao.